Mwaramutse neza banyarwanda banyarwandakazi, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe. Niba uri mu buzima jya ushimira ubuzima aka kanya urimo, uko umeze kose ujye ubishimira ko hari abantu baba batakiri muri uyu mubiri baba bitabye Imana, ariko we kuba uriho Imana ibishimirwe. Ni umuryango wari uw'abantu batanu, bane bose babashije kuba bapfuye batakiri muri uyu mubiri bazize impanuka yabereye Gisenyi Rubavu mu karere ka Rubavu, ubwo imodoka yabagongaga rwose, imodoka yabagwiraga, biriya imodoka birebire biba bifite ibintu birebire. Umuryango rwose w'abantu bane nta n'umwe ukiri muri uyu mubiri. Uyu muryango abantu benshi cyane bababaye cyane kuko iyo modoka yishe abantu bagera kuri 11 bose ku munsi w'ejo nimugoroba itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri Gashyantare uyu mwaka. Byari ibintu bibabaje cyane kandi biranababaje kuri uyu muryango kubona abantu hasigara umuntu umwe. Uyu mubyeyi niwe uzi agahinda asigaranye. Uyu mubyeyi Mana birababaje kubikoraho, kuvuga inkuru ni ibintu bibabaje. Iyi mpanuka rwose imeze nk'iyo yabaye 2024 ijya kubera hariya n'ubundi ujya kujya i Musanze, imodoka rwose yahitanye abantu 42 bose bakaba bapfa. Ni nk'iyabaye uyu munsi uko nabibonye. Imodoka yagiye, bari bari mu kamodoka gatoya isanzwe. Uko nabonye imodoka yabagwiriye irangije, maze kubagwira amapine yose yagiye arashwanyagurika. Nta nubwo wabona imodoka uko isa, ntabwo wabasha kubona ese iyi ni imodoka bimeze gute. Urumva ntabwo wabasha gutandukanya imodoka n'intuza n'ibyuma, kuko urumva niba yabagwiriye nta n'umwe warokotse. Uyu mama we ntabwo bari bari kumwe, yari yasigaye, bari abadive bari bagiye gusenga, ariko ubwo bari bavuye gusanga umwami Yesu. Ni ukuri pe, Imana ibaha iruhuko ridashira kandi Imana ikomeze uyu mubyeyi. Umubyeyi rwose aravuga yuko yahise ajya no muri koma bitewe n'ibintu byabaye. Yahise ajya muri koma yitaba Imana. Ubwo aka kana niba kari kumwe n'umukozi nawe ntakiri muri uyu mubiri, urumva nawe yagiye. Kuko iyi modoka yari iri kumwe n'abantu 7 bose. Abantu 7 bose bari bari muri iyo modoka bahise bitaba Imana, nta n'umwe urokotse. Nyagasani yakira imitima y'uyu muryango. Kubona umupapa apfana n'abana be ni ibintu bibabaje. Kubona umubyeyi ataha, umubyeyi agasigara, mama niwe uzi agahinda asigaranye. Abana be bose nta n'umwe usigaye, asigaye wenyine, asigaye ari umupfakazi, asigaye abana be nta n'umwe abonye. Urumva ako gahinda birababaje cyane, birababaje kuba warizeraga yuko aba bana be bo baza byishimo bye, umugabo ari we byishimo bye, ariko ugasanga nta n'umwe urokotse, nta n'umwe asigaranye. Urumva ako gahinda nawe wakwicara ukavuga aka gahinda ni bwoko ki, ariko turi mu isi y'agahinda, turi mu isi y'amarira, turi mu isi y'ibibazo byinshi cyane, ku buryo umuntu atekereza akavuga nti se ibi bintu biba biri kuba mu isi ni ibiki, ko ubusharire bw'Imana buba burenze, buba bubabaje cyane. Abari hafi y'uyu mubyeyi bamwite, kuko nawe bivuga yuko yahise ajya muri koma, kuko ntabwo byari kubura. Kumva iyi nkuru nk'iyi ngiyi ukumva yuko nta n'umwe usigaye wawe, ukumva yuko bose bahise bagenda, nawe ubwawe ntiwabasha kubyakira. Ariko rwose Imana y'amahoro imuhe kwihangana. Biragoye pe, biragoye. Ndetse n'imiryango y'abandi bose baburiyemo ababo muri iyi modoka, ni ukuri pe, Imana ibakire, yakire ubugingo bwabo, kandi ihe n'ihumure abasigaye, cyane cyane uyu mama. Ngayo nguko rero itariki 28 ukwezi kugiye kurangira, ibyabaye muri Rubavu Gisenyi
ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda. Ngayo nguko rero ariko niba uri muzima jya ushimira uko uri. Kuko hari abantu baba babuze ubuzima, hari abantu baba batakiri muri uyu mubiri ariko wowe kuba ukiriho ni ishimwe ry'Imana ukwiye guhereza Imana ukavuga ngo Mana habwa icyubahiro kuko wemeye yuko nsigara muri uyu buzima cyangwa ukintije umwuka wo kubaho, ibyo ndabigushimira. Kuba uriho ntabwo ari ubuntu watanze cyangwa ikiguzi, ahubwo ni uko Imana ikigufiteho umugambi muri iyi si. Hari abantu benshi muba mungana cyangwa ubuzi bitahiye, ubuzi bose batashye batakiri mu isi, ariko wowe ukaba uriho uri guhumeka, ukwiye kuvuga ngo Mana nkuhereje icyubahiro cyangwa ndagushimiye kuko wemeye kundinda, nkaba ngejeje amagingo aya ndi muzima. Si ikiguzi, nta mafaranga natanze, ahubwo ni ubuntu bwawe ndetse n'icyizere unkunda ndetse n'uko unkunda kugira ngo mbeho. Imana iba ifite umugambi wayo ku buzima bwacu, ntabwo dukwiye kwinegosya ngo tuvuge ngo Mana kubera icyo wabishatse, ifite impamvu, ariko iby'isi baravuga ngo ni amabanga. Ngayo nguko rero murakoze.